bikeneye kuko mu terambere harimo ikibazo. Noneho ikindi ngiye gusorezaho shaka tuganiraho kano kanya ngo byumve, noneho kurota ubona noneho imodoka ibujwe gutambuka nicyo twita ambutiyage, ugomba kuzabuyo ariko ntukibaye uwo. Iyo urose bakwibye imodoka wabuze aho bayitwaye bayibye, bisobanura ngo ugiye gutakaza identity cyangwa gutakaza ugiye gutakaza uwo wari we, wari kuzitwa uyu ariko ntuzaba we, wari kuzitwa umugore ko washatse ariko ntibizakunda, wari kuzitwa umugabo kubera ko batse urugo ntibizakunda, wari kuzitwa umucuruzi ukomeye ntibizakunda, wari kuzitwa umunyamerika ariko nta byangombwa uzabona, wari kuzitwa umufaransa ariko nta byangombwa uzabona. Imana icyo kitambo gitange uhagaze wemye igukureho iyo mpanuka. Noneho kubona imodoka yagonzwe n'indi modoka, menya ngo uwo muhanganye agiye kuzabuza iterambere rya uwo muhanganye mu bucuruzi. Ushobora kuba mucuruza kenkayori, mushobora kuba mukorana, mushobora mukora YouTube. Menya ngo Satani ahagurukije abantu mugiye guhangana bifu zikomeye, ariko humura Imana ikugire neza, nta kindi kibikuraho. Akira Kristo, niwe mwakiriye mugumane akubera umwami n'umukiza. Kabiri, ugomba kwihana. Gatatu, ugomba gusenga. Kane, ugomba gutanga igitambo kigukuraho ibyo bintu. Gatanu, hamagara umushumba wabisigiwe maze agusengere maze wuzure umwuka wera w'Imana. Ndamushimiye rero uwo munyonzi witwa Innocent. Imana n'abandi namwe mwese nshuti z'Imana mwabakunze umwe bw'abera ministries aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka, ndetse aho tujya tuganira ku magambo y'Imana. Kandi uyu munsi wa none nifuje ko dukomeza gahunda bitewe n'ibyo abantu bagiye bambaza byinshi. Cyeka dusenga Imana dufatireho twihuta ko nta mvu yo gutinda, kugira ngo Imana ikomeze kudufasha muri byose. Uyu munsi wa none ari byinshi ndavuga tumaze gusenga. Turagushimiye Imana data twese, woro turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana dukunda, turagushimiye kuri Imana natwe, turagushimiye ko natwe mu izina rya Yesu. Mavuta y'Umwami musagaragare, mavuta kandagira amateka ubuzima buhinduka, abantu banezerwe mu izina rya Yesu. Kandi umwuka wera nkakora ibitangaza. Ndagushimiye kuri Umwami mahoro kandi kudukunda, kandi tuzi neza ko tugirira neza ku manywa na nijoro. Umwuka wera w'Imana akomeza abane natwe muri byose bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaha umugisha nshuti z'Imana. Hirya mu biganiro bitandukanye twagiye tuvugana, twagiye tuganira ku manywa na nijoro, hari ikintu twagikunze kuganiraho cyane cyane. Twaganiriye ku bintu byinshi, abantu bambaza ku bintu by'inzozi n'ubu baracyambaza, kandi ndabashimira. Bari muri Canada, bari muri Amerika, bari i Burayi, abari hirya no hino ku isi, aho muherera, bari mu majyepfo y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abarasirazuba, bari hirya hino, iburengerazuba n'ubuseruko bwaryo, nuko kandi bari muri Burundi, hirya no hino gutandukanye. Reka mbashimire. Hano ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka, kandi babwiza ukuri ngo turacyari kumwe. Tubashimira inkunga njya muduhaye, ibitekerezo, imbaraga y'ibikorwa. Tuzi ko mutajya mutureka, mutaduhana dutererana, buri gihe duhora tubona muri mu ruhande rwacu, kandi umutima wanjye ukanezezwa nuko iyo muhamagaye n'ubigishimo bigarutse ko mbaga ntindashima Imana ko ikora ibitangaza. Rero hari abantu bakunze kumbaza ku nzozi zitwa kugira kurota, bona bakwiba imodoka, bona bagutwara icyo wari ufite. Mu yandi magambo menshi cyane ugasanga abantu barabivugaho cyane, ariko ndavuga nti reka nze gushaka ukuntu nabafasha tuganire kandi twumve icyo imodoka isobanura. By'ukuri nari nazisobanuye cyane, ariko uyu munsi ndagira ngo ntangire ngusobanure. Barambajije ku kintu cy'imodoka, ndavuga nti ntabwo ndi busobanure subiza ikibazo cya buri muntu umwe umwe, ahubwo numva uyu munsi kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru ushaka kuvuga ku kintu cyitwa inzozi kigendeye ku modoka. Yenda nintabisoza nzakomeza. Ubundi kurota imodoka ntabwo ari inzozi mbi pe. Kurota imodoka ntabwo ari inzozi mbi, kurota imodoka ntabwo ari ikintu kibi, kurota imodoka ni ikintu cyiza, kurota imodoka ni umugisha, kurota imodoka bisobanura byinshi bitandukanye, ndetse waba uyitwaye utayitwaye se, waba uri bize muri ambutiyage, aho hose hagenda hasobanura icyo bita kurota ubona imodoka. Mbere na mbere ndabanza unyemerere kurota ubona imodoka. Icya mbere, imodoka ibiri yigaragaza nk'igikoresho cyangwa se yerekana nk'igikoresho cy'iterambere. Iyo ngiye gusobanura inzozi ndahabwira ngo banza umenye neza ko inzozi ari igikoresho, ari umuyoboro Imana ikoresha mwa buri muntu kugira ngo abashe gusobanukirwa icyo yifuza imbere y'Imana ishobora byose. Rero Imana ikumpera umugisha wo dukurikiranye, mukomeze mukore
comment, mukomeze mukore like, mukomeze muhereze n'abandi babyumve. Ibintu ntukabyihererane, si ibyawe wenyine, ntukifuze gukira gusa, fasha n'abandi bazawe ko isi yamaze kugotwa, umwanzi amaze gufata igihe kirekire ku bantu b'Imana. Rimwe na rimwe ugasanga n'abantu babuze uko basobanukirwa ibintu byabo ku mpamvu nyinshi zitandukanye zo kubahagurukira no kubabuza amahoro, kandi bakeneye gusobanukirwa. Rero inzozi zivugwa inshuro nyinshi muri Bibiliya no kurota, ariko byose hamwe bigambiriye kugira ngo Imana ituganirize ya magambo y'ubwenge cyangwa ya magambo, kuko inzozi n'imvugo y'Imana ihishwe ibwirwa nyirayo, kabone no umuntu ushobora kuba munaziranye ntibigukundire ko hari icyo umenya muraranye ntubisobanukirwe. Rero kurota imodoka ubwayo no kuvuga ngo ni igikoresho cy'iterambere. Burya igare ryo ni urupfu cyangwa se gukomereka, ariko ikitwa moto, ikitwa imodoka, ikitwa ubwato, ikitwa indege, nagira ngo umenyeshe ko ari ibintu bisobanura iterambere ryihuse bijyanye n'umuvuduko waryo. Rero kurota imodoka uyibona imbere yawe, uyitwaye, uyidrivinga, uyikoresha bayigutwayemo se, nabyo bisobanura ni ibintu byiza byose. Witwara nuvuga ngo imishinga ugiye kuyobora ugenda ukugeze kure, ugera hakwiriye uko ubyifuza niko bizamera. Ubonye uyitwariye, uyiparitse ari yawe, uyihagaze iruhande. Ariko noneho ndagira ngo mbwire ngo ibyo byose nubwo ari byiza, ariko hari igihe urota imodoka zikaba inzozi mbi kurusha ibindi bibi byabayeho byose. Icyambere kurota ubona bakwibye imodoka, kandi icyambere kwibwa imodoka ushobora kuba utanayitunze, ariko ukabona mu nzozi urose bakwiba imodoka, kandi mu buzima ntugeze uyitunga. Ariko suko Imana yerekanye no gutarayitunga, ariko irimo iravuga mu buryo bw'umwuka ngo iyo umuntu yarose yibwa imodoka, biba bisobanura ko uwo muntu afite ibintu bitanu bitari byiza. Icyambere bavuga ko bisobanura ko ari umwuka wo gushidikanya ku buzima bw'umuntu. Nuvuga ngo uba urimo ushidikanya, ufite ikintu cya David, gushidikanya, gufata umwanzuro, gukora igikorwa, kugira aho werekera, kugira ikintu uhagararaho. Ni ukuvuga ngo uba usa nk'uhuye n'ikibazo, kuko byanga byakunda ufite gushidikanya, haba ari gukora ubukwe, haba ari gukora business, haba ari gufata urugendo, haba ari kugira ikindi kintu cyose ukora. Nicyo bisobanuye watakaje imodoka. Nuvuga ngo muri wowe ugiye kugira gushidikanya mu iterambere no mu mibereho, kandi ugasanga birakugoye. Icya kabiri bisobanura yuko ugiye kuyoborwa, ugiye gutakaza ibyishimo n'umunezero wari kuzakura mu musaruro wawe, ariko bigizwe n'undi muntu ubigushyize nk'imbaraga, uri influenced by someone. Nuvuga ngo wari ugiye kunezerwa, ariko ugiye kwamburwa ibyishimo byari bishingiye ku iterambere, ariko kubera iki hari umuntu agizemo uruhare gusubiza inyuma kugira ngo utagira umunezero mu buzima bwawe. Icya gatatu ni ugutakaza your identity. Nuvuga ngo wagomba kuzaba uyu, ariko ntukibaye uwo. Iyo urose bakwibye imodoka, wabuze aho bayitwaye bayibye, bisobanura ngo ugiye gutakaza identity, your identity, cyangwa gutakaza, ugiye gutakaza uwo wari we. Wari kuzitwa uyu, ariko ntuzaba we. Wari kuzitwa umugore ko washatse, ariko ntibizakunda. Wari kuzitwa umugabo kubera ko batse urugo, ntibizakunda. Wari kuzitwa umucuruzi ukomeye, ntibizakunda. Wari kuzitwa umunyamerika, ariko nta byangombwa uzabona. Wari kuzitwa umufaransa, ariko nta byangombwa uzabona. Wari kuzitwa umubirigi, nta byangombwa uzabona. Wari kuzitwa umuntu muri Suwede, ariko ntibikuzagukundira kubera iki warose bagutwara imodoka, kabone nubwo waba utanayifite ukaza kubirota. Kibanzo cyumve neza kintu. Ikindi nuvuga ngo kurota imodoka bayitwaye, hari nk'ikindi kintu gikomeye ngiye kukubwira. Icyavuga ngo uzagira umubabaro, ugira n'agahinda gatubutse ku wundi muntu, abuza ko wagera ku iterambere wifuza mu buzima bwawe bw'iminsi yose. Uko ni ukurota ubona bakwibye imodoka. Ushobora no kuyirota bambe utaranayitunga, ariko nongere ngaruke kuri iri jambo. Niba bimvuze utarabirota, ariko wabyibonaho, nawe wagombye gupfuka mu gasenga Imana, ukavuga uti Imana ni ukubera. Niba ubona ugiye kwakira ibintu ukabibura, niba ubona ugiye kugira utakaza ibyishimo mu buzima bitewe n'undi muntu wabigizemo uruhare, akakubuza ko wanezezwa n'icyo wari ugezeho, ntunezezwe n'urugo rwawe, ntunezezwe n'umugabo wawe, ntunezezwe n'umugore wawe, ntunezezwe n'abana wabyaye, ntunezezwe n'uko wubatse urugo, ukumva wicuza icyatumye ushaka cyangwa ushakwa, cyangwa ukicuza icyatumye muri ako kazi, nta bindi. Biravuze ngo hari umuntu uri inyuma y'ibyo bintu wifuza kukwambura ubuzima, ibyishimo byo mu buzima, kukubuza kuzanezerwa, uhagarika promosiyo yawe. Niba n'ibyo bintu ubu byibonaho kandi utararose n'ibyo bintu nkubwiye, menya ngo nawe uriho ikibazo gikomeye. Kwiye gufata umwanya ugasenga, ugaca bugufi, ariko humure kugakurikira mu Bwabera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ibi mbikubwiye kugira ngo umutima wawe uruhuke. Ushobora kuba ubyibonaho, cyangwa se ubibona ku muvandimwe wawe, cyangwa se ubibona kuri mwene wawe, cyangwa se
kwibona kuwo mubana cyangwa se mubona ko bitandukanye. Niba ibintu bibona ibyo navuze ku warose imodoka bisa n'ibyo mvuze, menya ngo hari ikibazo kandi ukwiye kugikemura mu buryo bwihuse, no gukemura amaguru yihuse kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza ndetse no kugera ku ntego nyayo, ahenshi na kenshi ishingiye mu kuba hari ikintu wakorera umuntu akanezerwa. Yesu akumpera umugisha. Ni ukuvuga ngo mu bintu bikwiriye, mu buzima bukwiriye, niba ibintu ujya wicara ukabona biri mu buzima bwawe rimwe na rimwe ubyisanzemo kandi utabishakaga, menya ngo hari ikibazo gikomeye, menya ngo hari ingorane zikomeye, shaka ukuntu uhindura ubwo buzima kuba rurose imodoka. Icyambere nongere mbisubiremo, ni ukuvuga ngo iyo umaze kurota bakuba imodoka, icyambere nakibwira ni umwuka wo gushidikanya. Gusobanuriye nakubwiye n'ibindi. Rero ushobora kuba wowe ntabyo imodoka ntiwayirose, ariko ufite ubuzima busa n'ibi bintu mvuze, wisanga muri iyi gahunda, ntujya wishimira umusaruro byo wari ugiye kugeraho, witegura kwakira ukaberwa ahantu binyuze, witegura kwakira umugisha ukaberwa ahantu uciye, witegura kubaho neza ukabashwa data, witegura kwishimira ibyo ugiye kwakira, ufite amakuru, ufite ntuze message, ufite ikintu wari ukeneye, ufite amakuru yaragiye kuzaho, ufite gahunda zari zigiye kuza, ariko kuko utangiye kubitekereza ngo bikoreho, Satani ako kanya akabara kubanye akuburije guhumeka ku bwende bwe cyangwa ku bundi buryo runaka, ugasanga ubuzi kuko ukemura cya kibazo. So bivuze ngo ikirero, biravuze ngo iyo bimaze kuza muri ubwo buryo haba hari ikintu cyo kwitonderwa, kiba gihari cyo kwitonderwa, kandi umuntu agasobanukirwa ukamenya ngo iki kintu tugikore gute, tubigenze gute. Ni ukuvuga ngo icyari kibayeho kandi gikomeye ni uko wumvaga mu buzima bwawe watekerezaga ko ugiye kugera kuri ubwo buryo, ariko bikaba bitagukundiye. Kubera iki bitagukundiye? Ntibigukundiye kuko nubwo utazirose, nubwo utajya uzirota, ariko ufite ubuzima busa n'ubwo ndimo nkubwira. Icyo ni igisobanuro. Reka mbwira icya kabiri, noneho kurota utakaza urufunguzo rw'imodoka yawe, cyangwa se kurota wabuze aho waparitse imodoka, ukayishaka ukayibura, ugashaka aho bashyize imodoka ukayibura. Bivuze iki? no gutakaza urufunguzo. Ni ukuvuga ngo iterambere ntiwajya mu modoka utayifunguye. Imodoka ifungwa n'urufunguzo, igafungurwa n'urufunguzo. Ni ukuvuga ngo ibintu bye birarokinze. Umugisha urawubona, urawukoraho n'amaboko, yewe urimo uranakora, urakora cyane, urakora amasaha menshi, urashyiraho imbaraga. Bisobanura ngo ibyo urimo ukora birafunze, birabanye, uzaboneka ariko ntacyo uzasarura. Ikindi kuberwa waparitse imodoka, ni ukuvuga ngo hari umuntu urimo utwara ibintu byawe abijyana kure, hamwe mu nama utabamo, kuba yakuvuga ibyo utavuze, kuba yakugambanira. Nicyo gisobanura ngo mu iterambere ryawe nta kintu uri buze kubona, nta n'ikiri buze kwitegereza. Kubera iki? Imodoka yabayihishe n'urufunguzo barutwaye. Noneho bigatera ubwoba iyo barutwaranye na telefone, bakanatwarana mu isakoshi yari irimo. Ubwo ni ku badamu. Ni ukuvuga ngo wa muntu we, usibye gusa intambara mu kazi no mu rugo zizaza, no mu bana zirahari, mu bo mukorana zirahari, ariko izo ntambara turumvuga si izo kubona no gutongana, ahubwo ni uburyo ki wamburwa kwa kumva wishimiye umusaruro ugezeho mu gukora amaboko yawe, ko wavunitse, ibyo wavunikiye ngo bigereho bikanga kwangira. Ni ikizo zisobanura, ukwiye kubimenya umutima wawe. Noneho icya gatatu, iyo urose umuntu mubana cyangwa uwo mukorana cyangwa uwo muziranye aguhisha urufunguzo rw'imodoka, cyangwa se imodoka yawe akayitwara akayiparika ahandi utari wayisize, biravuze ngo icyo gihe ibyo wari wamaze gutegura wizera ko byarangiye, ariko nyamara kumva abantu bamaze kudepurasa, bamaze kwiba inyenyeri yawe, bamaze kwiba bwa buhanga bwawe, bamaze kwiba ya mabanga yawe, bagiye gutangira kugukoresha baciye mu mbaraga z'abarozi, kugira ngo icyo ugomba kugera buri gihe ujye uhora uhushanya n'intego y'icyo wifuza kugeraho. Ni ukuvuga ngo buri gihe kutagera ku ntego no kutagera ku mugambi wawe, kuko aho ugiye kwegera usanga umuntu yahavuye, aho ukase usanga umuntu yahavuye, aho uhagaze usanga umuntu yahavuye, buri gihe ugasanga ahantu hose ugiye kwinjira usanze wahavuye, kandi bagomba kubyakira. So n'ubwo byabaye deplase ku n'undi muntu abikora muri ubwo buryo, urangije ubura icyo wifuzaga, urana icyo wari ukeneye. Ibyo rero biravuga iki rero? Biravuga ngo iyo mu buzima bwawe bwa minsi yose wibonaho ibintu ngiye kunavuze byose, yenda utaranabirose, nawe gerageza wirwaneho, gerageza witabare. Umwanzi yahagurutse, Satani yaje nabi, kuko ari kudepurasa ibyo urimo uvunikira, arimo araguhishaho wari ugeze mu iterambere, arimo arakwambura imbaraga z'ubuzima bwawe, aho urimo uragenda ugera kure mu rwego rurenze uko ubitekereza. Hamwe wifuza kwakira umugisha ukawubura, hamwe wifuza kwakira amaboko ukayabura, hamwe wifuza kwakira ibyo ushaka ukabibura, hahandi wifuza gutera intambwe werekera mu isezerano ukabibura burundu. Kubera iki? Bagushisha ibyo bintu.
icyo ni icya kabiri. Ikindi cya mbere, kubona rero noneho ugonga umuntu kandi muri ya modoka, kandi uzi neza ko kugonga umuntu ni bibi rwose, bitandukanye nuko wagonga ipusi, nuko wagonga inga, nuko wagonga igikoko, nuko wagonga ihene. Ni ukuvuga ngo iyo ugonze umuntu ntabwo uba ari inzozi mbi. Imana ibikubwira ngo muri iryo terambere ryawe abari baribangamiye Imana ibakuye imbere yawe, nubwo ubona ari ibintu bibi ariko Imana ibakuye imbere. Cya kabiri, urose ugonga imbwa, ugonga injangwe, ugonga inzoka, no kuvuga ngo mu buzima rugiye kugira iterambere nabyo ntabwo ari bibi. Tuzi ko injangwe zihagarariye abarozi, imbwa zihagarariye abarozi n'imyuka mibi, tuzi ko n'inzoka ihagarariye uburyarya n'ubugome nabwo n'abarozi nabwo. No kuvuga ngo muri rya terambere mu kwa kuzamuka kwawe wayikandagiye aho ugiye kujya ntuzananirwa, ariko bitandukanye nuko wewe wabona bakugonga, yaba imodoka yawe, yaba iy'abandi, iyo ariyo yose, ariko bari ngo bakugonga. Biravuze ngo iyo bakugonga, biravuze ngo uragonzwe nyine, nta urapfuye ntugihari, ntacyo uzageraho, ukaba n'umuvumo mubi cyane. Bakugonga ukuboko nukora ntibizakunda, bakugonga ikirenge ntawe uzajya ngo byemere, bakugonga umugongo, nuvuga ngo aho bakugonga hose bifite icyo bisobanura. Bashobora kugonga ikirenge, bashobora kugonga ikiganza, bivuze ngo ibyo ukora byose nta ntambwe ntaho uri bugere, ntibiza gushoboka. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Noneho rero kubona undi muntu agutwaye mu modoka wicaye imbere, nabyo ni inzozi zitari mbi cyane ariko zo kwitondera. Uvuga ngo uwo muntu n'udacunga neza araza gutuma kujyana aho utifuza. Bivuze ngo ntari bukujyane mu iterambere wari ukeneye, warakujyana aho ashaka nubwo wamwatse lift. Hari n'ahandi uzarota ubona wicaye mu modoka ariko wayagiserera ntigende, washyira nk'umuriro ntigende, wakomeza ntigende, mbega icyo ukoze cyose kikakunanira kubera ko umwanzi yamaze gutegamo umutego utoroshye ndetse ukomeye mu buzima bwawe. Imana ikugiriye neza cyane. Ntabwo nshaka gutinda ku nzozi z'imodoka nshuti yanjye. Noneho kurota imodoka ibiri mishya cyangwa imodoka y'umuturanyi, upfa gusa ko wabonye ko iri mishya cyangwa ukayitegereza. Nshuti yanjye, biravuze ngo mu byo ugiye gukora byose gira ubwenge, nta muntu n'umwe uhari ntawo gusapotinga, ntawe uzagufasha, ntawe uzakuvugisha, ahubwo uzisanga mu yabaro irenze urwego. Navuze ngo kurota imodoka bayiba, nuvuga ngo ugiye kubuzwa kuzagera ku ntego wifuzaga, ugiye kubuzwa kuzagera ku rwego wifuza guhagararamo, ugiye kubuzwa kuzagera ku rwego rurerure rwatuma ubasha kugenda ugatabarwa, ariko bikanga ugahagarara ahantu uhagaze burundu cyane. Ikindi, kubona imodoka iparitse mu imodoka yawe iparitse mu rugo rw'undi muntu, usibye we niba uri umugabo, kenyera umugore baramujyanye, kenyera iterambere, imodoka yaparitse mu kindi gipangu kandi si iwawe. Niba uri umugore ugiye kubura umugabo, niba uri umugabo ugiye kubura umugore, niba uri umukobwa ufite fiancé ubukwe burapfuye, kandi niba uri umusore ufite fiancé nubwo ubukwe burapfuye, ndetse niba ufite gahunda yo kujya gushaka visa ntayo uzigera ubona, muri gihe ntihari. Niba ufite gahunda yo kujya gushaka amafaranga cyangwa gukora ikindi kintu, kwaka amafaranga muri banki n'ahandi, naho ntibizagukundira. Kubera iki? Umwanzi yamaze gutegura kunyaga ibintu byawe no gutwara ibintu byo kwabonye imodoka iparitse mu kindi gipangu cy'ahandi hantu. Bavandimwe, kurota imodoka ni ikintu cyiza in general, ariko bitewe na circumstance wayibonyemo, iri mishya bayitwara igenda itwarwa n'undi se. None ikindi, kubona polisi guhagarika cyane cyane uri mugenda ufite umuvuduko, biravuze ngo ntago abapolisi bose imbitana abana abakozi ba leta, ariko biravuze ngo numubona guhagaritse, menya neza ko ugiye guhura n'ikibazo cy'uko hari mu iterambere hari utuntu ugomba kwitondera, abantu bazagugusha mu ikosa, bakapolisi gufatika kwandikira. Sobanura ngo mu muvuduko ufite, mu buku ufite, muri business ufite, mu bucuruzi ufite, mu cyerekezo ujyamo, mu mugambi wawe, aho werekera, icyo ushaka n'icyo wenda kugeraho, n'icyo ugiye kuzageraho, ntikiri bugukundire kuko wahuye n'abantu batagufasha neza umurimo, wahuye n'abantu badashaka ko mukora neza umurimo, wahuye n'abantu badafite umutima wo kugira ngo ukore icyo wifuza, wahuye n'abantu badashaka kugira ngo utere imbere ko wari ubikeneye, kuko mu terambere harimo ikibazo. Noneho ikindi ngiye gusorezaho, shaka tuganiraho kano kanya ngo byumve. Noneho kurota ubona noneho imodoka ibujwe gutambuka, nicyo twita ambutiyage. Icyo ni cyambere. Biravuze ngo umuvuduko wawe wo kugira ngo ugere ku cyo wifuza n'icyo waruhiye. Hari abantu bagiye kuma mu nkokora kuko basanze arimo traffic jam, ariyo ambutiyage. Traffic jam
uzi ko mu buzima busanzwe ahantu hari ha traffic jam n'ubundi of course urakererwa, ibyo nawe wabyisobanura, nawe urakererwa, ntugeraho ugiye igihe kubera ko traffic jam yagufashe cyangwa ambuteyage, kandi si wabishyize wabyisanze. Biravuze ngo senga amasengesho y'iminsi myinshi, Imana ikubohorana ikuvani ambuteyage imbere. Ikindi kandi birakomeye, ugomba kubitegereza cyane, urakererwa uhagera utinze, kwa boss bakureba nabi, na rendezvous urayica kubera ko wagiye ukerewe. Icyanyuma shaka gusoreza kuri izo nzozi, noneho kurota usanga imbere hari imyigaragambyo, abantu babuje imodoka gutambuka kubera imyigaragambyo irimo habera. Umva nshuti, niba mwana mugiye gushaka gukorana imirimo runaka, tuza gake, hagarara gake, genda gake, kuko ibyo ugiye gukora abanzi bagiye kubirwanya. Cya kabiri, funga ururimi rwawe, funga umunwa wawe, kora ibintu mu bwenge, kora ibintu muri bucece, kora ibintu bisanzwe kugenda ubikora kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi ikwiriye. Imana ikugiriye neza. Noneho rero ntiwazirose izi nzozi pe, nta n'imodoka wigeze utunga, ariko ibi mvuze byose wabyibonyeho, ubyisangaho n'uyu munsi birimo, ndetse ubyicayemo urimo urabibamo. Nta yindi nama nakugira. Biravuze ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga ngo nahe byaha byatukura tukutuku ndabihindura umwe. Imana ikeneye ko ijya inama nawe. Icyambere nabwiye kuva kenshi, nubwo mujya binsaba ngo ninsobanure, ngo ningire gutya, warose umuntu aguhisha urufunguzo rw'imodoka, wahisha umuntu utazo bashyize muri parking, ibyo byose, ariko ushobora kuba nubwo utabirose, ariko ubwo buzima mvuze nibwo wiberamo uyu munsi wa none, niyo nzira wiberamo uyu munsi wa none, nta kindi kibisa. Icyambere usabwa nkikubwire nkigusubiriremo, ni amagambo abiri yonyine gusa cyangwa atatu. Icyambere, mva guma ku mwami wawe. Mbere na mbere shimira Imana yaguhishuriye, niba warabirose shimira Imana yaguhishuriye, niba ubyibonamo shimira Imana iguhishuriye uyu munsi. Ushimira Imana ko nanjye yampaye umwanya nkemera, ngafata izi megabyte, ngafata kamera, ngafata imikoro, ngafata igihe, kugira ngo wowe uri aho ngaho uryamye unyumve wicaye ubashe gukira. Kuko intego y'ubumwe bw'abera ministries, aho amavuta kandi agira amateka, nuko tukubona uguwe neza kandi utabawe kandi unezerewe, wumva wuzuye umwuka wera. Nukuva rero iki impamvu tubikora ni itegeko ry'Imana cyo guhata kugira ngo ubashe gukira, ubashe gusobanukirwa no kumva no kugera kure. Umuntu rero warose inzozi cyangwa uwibonyeho ibyo navuze, imiti tuguha ni itatu yonyine. Icyambere, Kristo ukomeze umugire umwami n'umukiza. Kabiri, senga amasengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza, kuko nawe nubwo wabonye ari ibyiriza ubusa. Gatatu, menya icyateye ibyo bintu ubyigize. Shobora kuba ari karande, shobora kuba ari imivumo, ndetse shobora kuba n'izindi mpamvu runaka, kuko utagize ubwenge, watakaje ubwenge. Icya gatatu, mujye muzirikana imbaraga z'igitambo mu gukurwaho umuvumo na karande, kuko yorose ugonga imbwa, ugonga injangwe, n'ubanga icyo bintu wagiye kurota ubwabyo cyari ikintu kibangamiye ubuzima, ariko kuko wabirose, hagarara wemye, ukubita uwo mudayimoni hasi umurangize. Igitambo n'imbaraga ntago zizakuvaho. Aho mpamagara umunsi wo mpamagara ngo utari ko nabirose yemeze gutya, imodoka yanjye bayibye, kuri waranyazwe, warambuwe, watwawe ibintu bihaziye kirekire, ntago ubona uko uhagarara, ntubona uko bifataho. Satani yaraguhize, yarakwirukankanye, uyu munsi urahagiye, urumva uraremerewe, ntabwo ushobora kugera ahantu ugera, kuko izo nzi zamaze kukubangamira. Washubatse inzu barayitwara, wagize cyamunara, indwara, bagutereye inda, abakobwa bagomba kuzabashingira, abahungu basaziye mu rugo, nawe warumiwe, nta kintu wabona uvuga. Nuvuga ngo hari imbaraga zitsikamiye, kandi mwabantu mwe, nta gihe Imana itavuga, nta gihe Imana itabwira abantu. Ariko iryo terambere ryitwa imodoka ntago abantu bari kuribona. Ndimo ndasobana mu buryo bwo kugira ngo ubashe kubyumva no kubyakira. Imbaraga z'igitambo mu gusohoka muri ibyo bintu ntabwo ari ugutamba abantu, si ugutamba amaraso. Menya ngo nahombye, shaka uzagera kuri iki, shaka uzakora kuri iki. Hamagara umushumba gusengere, wabisigiye ufite mu mavuta gusengere, kugira ngo ubashe kubohoka, utangire gukora utavunitse, utangire gukora wahagira. Ko muri iyi minsi urahagiye, muri iyi minsi urabira icyuya, muri iyi minsi uragowe, muri iyi minsi ntiworohewe, muri iyi minsi ntuguwe neza. Uyu munsi rero ndashima Imana, kandi nongere nshimire umukozi w'Imana umwe ntavuga izina, wanyohereje kano ka fanta ko ka 0 kugira ngo ngasome, nkomeze mbaganirize. Imana imuhe umugisha, Imana ibagire neza. Arakoze ahaherere, simuvuga mu izina. Yakanguriye, nkubwiye wakanguriye wakumirwa, nakaguriwe n'umunyonzi w'igare. Ambwira ngo yari umushomeri, ngo yizera ibyo twavuze kuri kubumwe bw'abera ministries, noneho ngo yajya akorera 2,000, ngo twavuze kuntu karandi mukurikirana. Arangije ava mu kazi yakoraga katari keza,
yikorera gutuzigo tw'abantu ngo agenda bika ngo rimwe aza kubona umugisha agura igare. Yarambwiye ati ubu maze kubona perimi, maze bundi murasengera moto. Arambwira ati mushumba nyemerera ntange kugurira agafanta kako ka zero. Nukuri yakanguriye ndishima nta nubwo nari muzi. None se bagira aga smartphone ati oya nariraga kwa bagenzi ba twatuganiro twose ati ngenda afashwa atubungeze mu rwego rwiza rwo kumva umunezero wuzuye umutima wanjye. Rero Imana ikumperumisha mu izina rya Yesu, mavuta y'Imana gukomeza. Shimiye no muntu rero niyo mpamvu mushimiye ku mugaragaro, kandi iyo fanta nyinyweye ku mugaragaro mwese mureba. Ndamushimiye muvandimwe inshuti yanjye nkunda. Imana iguhe umugisha Innocent, Imana ikugire neza uherereye Gahanga, Imana ikubake, Imana ikugire. Ndagushimiye imbere ya byose, ni ikintu kiremereye. Ubundi hari utanga icyo afite ntugatanga icyo udafite, we yigomwa aragikora. Ndamushimira cyane wemeye kungurira kano Coca Zero ati genda ukora ikiganiro nkanywereye ku mugaragaro, isi yose ibone, iguhe umugisha nawe utabarwa. Rero mukozi w'Imana, icyo kitambo gitange uhagaze wemye igukureho iyo mpanuka. Noneho kubona imodoka yagonzwe n'indi modoka, menya ngo uwo muhanganye agiye kuzabuza iterambere rya uwo muhanganye mu bucuruzi. Ushobora kuba mucuruza kenkayori, mushobora kuba mukorana, mushobora kuri YouTube. Menya ngo Satani ahagurukije abantu mugiye guhangana bifu zikomeye, ariko humura Imana kugire neza, nta kindi kibikuraho. Akira Kristo, niwe mwakiriye mugumane akubera umwami n'umukiza. 2 ugomba kwihana, 3 ugomba gusenga, 4 ugomba gutanga igitambo kigukuraho ibyo bintu, 5 hamagara umushumba wabisigiwe maze agusengere maze wuzure umwuka wera w'Imana. Ndamushimiye rero uwo munyonzi witwa Innocent washimye ku mushumba kwiye kumwaka ka Zero kuri kamera. Ubyumvise wese agubwe neza kandi abyakire. Mana yanjye si ukuzimura, nuko numvise akantu nagakora kugira ngo Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndumva nitegura kugira ngo dusoze nta bintu byinshi ni ku Nzozi, kandi Imana ibaha umugisha. Mwambara imbaraga, mugwiza imbaraga, mugende mugere kure kandi mukomeze, ariko hamagara wihuse cyane cyane. Nyabuneka niba muzi ubwenge, impera z'ukwezi n'intangira z'ukwezi abadayimoni bakora nk'abasazi. Cyane cyane ukwezi kwa 7 kwari ukwezi kwa Yubile, kuba nk'ibirori byinshi n'amakwe no kwa 8. Iyo utitonze ibyaye birahagarara. Ndakubwira ngo ariko hariho imbaraga zitabara. Imana ibaha umugisha. Muba mukunze ibyo dukora, komeza ukore comment, ukomera wandike, kandi umugisha w'Imana ukomeze kubeho. Icyo ukora cyose ugira ngo duhamagare, nimero zirahari, turagufasha, turakwakira. Muhabwe umugisha n'Imana. Reka mbabwire ngo shalom 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 shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta kandi agira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta kandi agira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta kandi agira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibura. Amavuta kandi agira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.